murao twe dusa n'abamaze iminsi turi kumva agahenge amahumbezi ndetse n'ituze ubutaka bwa Repubulika ya Congo. Baricaye baratuza, yego, baretse kurwana, baretse ibintu byose byakitwa intambara, ariko by'igihe gito gusa. Bariteguye mu nguni zose, nibyo bashatse ibikoresho bya gisirikari, bashatse n'abasekera agomba kujya kurwana ku mirongo y'imbere, biteguye neza. Bandikiye ubutegetsi bw'Kinshasa cyane, kandi bandikiye n'ubutegetsi bwa Gitega bati uruzi n'ubundi ruzagira aho rurengerwe, byange bikunde amazi atemba ntawe yahagarika. Tugomba gukora ishoka byose tugagarika imbaraga za M23 twirwaneho batazira RDF, kugira ngo batazaza bakadusanga Maniema, bakadusanga Tanganyika, tukazisanga tubuze nama n'izuma. Noneho Kinshasa nta buryo bwo kwihagarika bafite. Gitega nabo ahubwo bati twenyegeza umuriro ducanira ku mutwe wa M23 na twirwaneho, bari kumwe na Red Tabara tubasubiza inyuma. Mukure intambara yeruye, mureke turwane, kandi mucunge bugufi, mucunge ku mugezi wa Ruzizi ndetse na Tanganyika. Uwo mwaro wose murebe neza, bataza kucamo ngo batere muri Gatumba beregere mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare bati we are ready, twiteguye gukora igikorwa cyose gishoboka kugira ngo turwanire no rugamba. Sibwo none tariki 10 zigeze, tariki 11 nyirizina umunsi mu Rwanda ugatangira. Uyu munsi tariki 12 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2026. Inkuru iri kuvuga gutaka bwa Repubulika ya Congo no mu Rwanda utoroshye ndetse nihangana rikomeye. Reka tuvuge ngo ni ndigabo ya ndigabo wa ndumugabo. Nugaragaza neza ko ufite imbaraga, bihera mu kwiyemera bikarangiza bibaye ibyanyabyo cyangwa se bibaye impamo. Gukuri buri ruhande ibyo ngibyo niko bagenda. Yaba FARDC n'abari kumwe nabo ndebe 23 bose bihera mu kwiyemera bigasoza bibaye inkuru ya nyayo ku ruhande runaka. Imirwano ikomeye yubuye muri Kalehe, aho imirwano nyirizina yabereye. Wazalendo bararwana busazi ngo bashaka kwisubiza ubuce bwose buri mwe 23 na twirwaneho. Bagomba gukora ishoka byose ngo tuduce tukamoko yabo. Barimo gukoresha imbaraga ziremereye, barimo gukoresha ubwenge buhambaye ngo barebe ko bakora ibishoboka byose M23 bayibuze icyerekezo, bayibuze imbaraga, bayibuze gukomeza gukaba mu ducirimo. Ndaje mikubwire iby'urwo rugamba ruremire rwabereye muri Kalehe. Sibyo gusa ndakubwira M23 nko kwemeza neza ko iyo mirwano koko yabaye. Iso itangazo yamagana Uburundi na Repubulika ya Congo bashinjwe kugaba ibitero bibi cyane, ibitero biremereye byica ngo mu ngo z'abaturage. Atuwe n'abaturage benshi, ubwoba ni bwinshi, bamwe bakomeretse, abandi bapfuye, imirimo yahagaze. M23 iteye hejuru. Iti imirwano biragaragara neza cyane ko Kinshasa itari kwita ku masezerano ya CSLF guhagarika imirwano. Turamagana cyane iby'iyi mirwano. Ndakubwira iki M23 yatangaje. Hanyuma ikatobo mutuzongeye kugarukaho ni nyuma yuko habaye imirwano ikomeye cyane hagati y'impande ziri. Yego, ndavuga muri Walikare. Ni imirwano iremereye n'ubundi yatangiye mu gihe hari amazi iminsi aragahenge, ariko aho ngaho ikatobo habiri rugamba rutoroshye. Ariko none tariki 12 warya mugasinzira, abariyo ntibari kumva amasasu, ariko bari kuvuga ati ahwi bizari bikomeye cyane. Nanjye ni reka tubijyemo, ariko usibye ibyo amagambo turaza kuyagarukaho. Bamwe mu bakongomani batangiye kwamagana leta ya Kinshasa ngo hari amakosa ari gukorwa mu bijyanye n'ibiganiro bakorana n'igihugu cy'u Rwanda. Ayahe makosa? Kinshasa yabirimo kurenga ku mirongo abakongomani bashaka, cyangwa yabirimo kwirengagiza ibyemeranijwe hagati yabo n'u Rwanda mu bijyanye no guhagarika intambara. Ndaje byose tubijyemo kamwe ku kandi. Gusa ikiriho cyo ni iki ngiki: uwahinze arasarura, kandi uwasaruye arahunika. Wahunitse arateka, watetse ararya, kandi uwariye ajya mu kazi ka sugumwe. Katiyane ku musozi cyamwe biri kuvugwa byose. Ngende umungu wa Kamanzi w'Uruhande, ikaze kuri mwese ngo nanone tumenye biri kuvugwa uko byakabaye, tumenye ngihatsatsi iki. Ikaze. Zatangiye bisa naho bagiye inama bati none twicare dutumbike amatama, twicare duterere,
maze M23 ikomeze iganze. Murabona tuno duce twose igenzura tuzatugarura bigenze gute nidukomeza gutinya kubataka. Abandi bati none segamwa turataka abafite imbaraga ziremereye kurenza izo dufite. Twebwe se tubuze iki Kinshasa ziriyo? Telefone yamagara Kinshasa kwa Lieutenant General Jean Mbanza Mwirambwe. Bati Mwirambwe urabizi neza ibiturimo. Dufite ikibazo gikomeye. Umwanzi araduhagurukiye kandi aturi bugufi. Gusa dukeneye ibikoresho ngo turwane urugamba. Nawe ati mwitsamure gusa mvuge ngo murakire. Maze mbazana ibikoresho tuze Kinshasa bibasangaho muri. Nawe bati tse. Maze ibikoresho biza byihuta cyane Kindu biva Kindu bigira Kalemi byinjira mu bwato bizanwa mu bice bya Baraka ndetse n'agace ka Makabora. Ati ngaho nimutangiza urugamba. Abandi bati turahera hano ku ruhande se cyangwa twinjiye tugende guherinda indani rwagati. Maze batangira kwigabanyamo inzira. Bamwe bashaka gufata inzira ituruka Maniema ubwo nyine iva muri Kindu ufata igice kigana mu cyerekezo cya Kivu y'Amajyepfo ariko uhereye mu gice kigana nk'iburengerazuba bw'Amajyepfo winjira muri Kale. Abandi baturuka mu gice cya Warikare bimanuka hose mu gace wavuga ngo kingenzi cyane Hombo ngo bazaze gutanga umusada kuri Nyabantu batere nabo Kale. Kubera iki Kale ubundi? Kale na Munagani. Kubera iki Kale ivugwa cyane? Buretse gatombe konza kubikubwira. Nizo koko urugamba rwo muri Kale rwabaye kandi intambara ikomeye n'ibisasu bizatangiye kumvikana mu gitondo ku tariki 11 Kanama 2026 mu duce twinshi two mu karere ka Kale muri Kivu y'Amajyepfo. Inyeshyamba za FC23 batazira RDF zifatanije na FARDC bashyigikiwe n'inzego zimwe na zimwe n'ingabo zimwe na zimwe za Wazalendo bakoranye cyangwa se bakocoranye ku rwego ruhambaye muri kino gice cya Kale. Numurwano watangiye nkubwiye tariki 11 za mu gitondo kare. Amasasu ya mbere yumvikanye agana saa 11 za mu gitondo muri gace ka Chambombo, Lumbishi, Kiziba ndetse n'agace ka Rumbishi, Kwisimbi, Kafufura ndetse na Kazinga nyirizina. Nkuko amakuru aturuka muri ako gace abivuga, abaturage bamwe barapfuye abandi barakomereka. Mu gihe amazu n'indi mitungo byangirijwe n'ibisasu byinshi byaturukaga ku bahangana. Ku isaha saa 11 ubwo benshi bari baryamye, ku isaha saa 11 abasikari ku burinzi ibisasu bagiye kumva bumva biravuze biraturitse. Agace ka Kaziba ndetse na Kazinga uduce tw'ingenzi twagizwe ingaruka ziremereye n'ibyo bitero. Ibisasu biremereye byavuga ku rwego rwa 23 bivuga ko byakubise muri position za Wazalendo. Gusa Wazalendo bari barangije ku mijyi y'urugamba igihe amasasu ya mbere yavugaga position bari bazivuyemo bafashe ikoresho by'ingenzi babivanyemo. M23 gakubita ngo nta mu Wazalendo ukirimo ahubwo nawe itabasubiza kuri M23 ari nta Wazalendo murakunda kubona kuri rezo sociaux bavuze ko bivuganye abasikari 8 ba mbere kwikubitiro ngo agahangana na M23. Abandi bati wacha brag mubicara hehe kandi ko namwe mwari maze gukorwamo mu rugamba nyine buri wese agerageza guhangana mugenza amubwira ati nge nagukubita ndetse nanjye nagutikura. Uko niko nubundi bimeze kuri rezo sociaux ntabwo ari mu kumvikana. Iyi mirwano yanatumye abaturage bava mu byabo. Imirwano myinshi yabaye muri Karakari yatumye abaturage bahunga ingo zabo bajya gushaka ubuhungiro mu bice bavuga ngo burimo umutekano batekereza ko imirwano yenda hitaraza kwagera ngo bisange mu kaga. Ukongera kugaruka kw'imirwano bivuzwe nyuma y'ibyumweru bike byituze muri kano gace ka Kivu y'Amajyepfo. Ibi bikaba bikiri bibi cyane mu duce twinshi two mu turere twa Kale ndetse na Kabare. Kubera iki Kabare na Kale? Kalehe dufate yuko ari irembo rigari rituruka mu bice bibiri by'ingenzi. Gice kimwe muri Minova uturuka kuri M23, gice kindi gituruka muri Warikare kuri FARDC, ariko n'ikindi gituruka mu gice cy'uburengerazuba bw'Amajyepfo muri Maniema, Shabunda. Buryo ngo bagomba kuza bakagaba igitero muri Kalehe bashaka ibice bitatu by'ingenzi kuri M23. Bashaka gace kazwi cyane nk'inzira ngari ikoreshwa izamuka igana Minova kugira ngo bayivuriyemo ubwo nuvuga ngo mu duce twa Ihimbi ndetse n'inzira zigana neza muri Katana bagomba kuzivanamo bagafunga inguni. Hanyuma ugahita baramutsa aho Kabare bati muraho murakomeye. Kabare no gahita bayifata. Ubwo mvuze Kabare wumve Kavumu centre ndetse wumve na Kavumu airport, kibuga cy'indege cya Kavumu na centre ya Kavumu. Ibyo ariko bizose kubyigarurira bisaba strategy zihambaye. M23 ifite yaga Tanganyika kiri hafi ya Ruhihi aho abanyura abasikari benshi baturutse mu mujyi wa Goma baje gutanga renfort. Mu gihe FARDC inzira ari ebyiri gusa z'ibikoresho bya gisirikare ngomba kubageraho ari inzira ituruka muri Warikare ikanyura Hombo ikanyanya Bantu ikagera ndeza Mbayo. Mu gihe abandi basirikari bashobora kunyura bigoranye cyane mu gice cya Shabunda epfo hafi ya Isheiza maze bakazamuka mu nzira ziri hagati y'amatanda berekeza nanone muri Kalehe kugira bajye gutanga renfort kuri bagenzi babo. Gusa izo nzira zose nubwo zigoye ku rugamba byose birashoboka. Mu kino gitero ugutungurana kwacyo
kwabaye mu buryo buhambaye. Reka wumve M23 igira ibyo ivuga. M23 ivuga kuri kino gitero yavuze ko no yatunguye cyane cyane n'imbaraga FARDC wazalendo ngo n'abarundi barimo gukoresha cyane cyane bataka position za M23 uburyo usibye gufumyamo ukirukanka nawe ubundi uri imbere yabo ngo ashaka kukwereza da ukakwesura ibitero biba bimeze nabi gute. Laurence Kanyuka ku gutaro rwa X yagize ati kuwa kabiri tariki 11 Kanama 2026 guhera saa 11 za mu gitondo ingabo ziriho z'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FARDC, FDLR, imitwe ya wazalendo, abacanco b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zagabye ibitero byinshi zikoresheje imbunda nini mu turere twinshi dutuwe cyane mu karere ka Kalehe, cyane cyane muri Chambombo, Cyangugu, Kaziba ya Lumbishi, Kwisimbi ndetse na Gafufura. Urebye izi lokalite Laurence Kanyuka yavuze zagabwemo ibitero na FARDC, harimo lokalite ebyiri zizizwe ko zirimo position nkuru za M23. Position ya mbere ni Chabombo yarimwo abarwanyi ba M23 benshi bagenzuraga igice cya ruguru gato muri Kalehe n'igice cy'uburengerazuba bwa Kalehe. Mu gihe position nanone yo Kwisimbi bitewe n'agasozi gari gafite itaba ryiza nawo na ahantu y'ingenzi cyane M23 yakoreraga ifite position yabo y'igisirikare nini. Uvuga ko FARDC mu gabitero yarashe cyane cyane kuri izo position, gusa ni position ziri ahantu wavuga yuko nta birometero byinshi bihari ututse kuri izo position ukajya ku ngo z'abasivile. Ari nabyo bitangazwa yuko barashe kuri izo position maze bakarasa no ku ngo z'abasivile ibyo M23 zikabyamagana ivuga ko FARDC kwinjira akarengane kandi ko ibyo bitero nk'ibyo ngibyo ari kurenganzira bwa muntu. Gusa FARDC n'inshuro nyinshi ivuga yuko ibirashe kuri position za M23. Gafufura ndetse n'agace ka Cyangugu nuduce utavuga ko tufite ikintu kinini tuvuze kujya gisirikare, ariko nuduce natwo tubarizwa ahantu hingenzi cyane ku buryo kugira ngo ufate kamwe mu duce twa mbere mu mavuza ya ruguru ugomba kubanza wanyura muri ziranzira. No mu FARDC baje barasa imisasu yaswa mu ntera ndende kugira ngo mugihe berekeza kuri izo lokalite babe barangije kwitegurira amayira maze baze basa nk'umuhoro uca mu kivovo bihuta cyane kugira utwo duce batuvanemo. Mu 23 komeza igira iti ibisasu byateje imfu n'ibikomere mu baturage b'abasivile, byangiza imitungo, bituma imiryango myinshi ihunga amazu yayo, bityo biyongera ikibazo cy'ubutabazi kigisanzwe giteye impungenge. M23 itaretse kwemeza yuko hari abaturage bazize bino bitero. Reka tubitekerezo gutya mu buryo bworoshye. Tuvuge yuko agace karashweho na FARDC ari agace koko kagizwe n'imidugudu cyangwa se wenda ibice bibiri. Igice kimwe ni igice wavuga ngo kiri mu rwagati, dufate yenda nk'agace nyirizina kakaziba. Twari ko FARDC tuce mu majyepfo y'uburengerazuba iri kohereza shelling ibisasu biremereye cyane, ibyohereze mu buryo bubiri, kimwe haruguru ikindi epfo. Hanyuma FARDC mu gihe irimo kurasa ikaba iyo izikiri kurasa kuri position za gisirikare za M23. Hanyuma hirya gatoya muri metero 100 cyangwa se 200 akaba ariho ingo 5 z'abaturage b'abasivile n'urugero twihaye. Hanyuma cyangwa se nda dufate 20 zingo zikikije ako gace. Abatuye muri izi ngo wenda 6 bagapfa, abandi 3 bagakomereka n'ubwo imari batayitangaje, abandi bagahunga depart. Hanyuma tukumva M23 yidoga ivuga yuko ibitero ari byo kwica abaturage. Dore ko ya position yo muri Kaziba irimo abasirikare ba M23 150. Hanyuma kugira iveho turuka ko ari metero 200 cyangwa se 150 kugira ugere ku nyubako y'umusivile. Ubwo none nimba igisasu kigwiswe muri Kaziba indani kuri position ya M23, umusivile uri muri metero 100 cyangwa se 150 200 agapfa 6 cyangwa se wenda niyo yabumwe. Ubwo nuvuga ngo muri position y'igisirikare bya bimeze gute? We kunsubiza ahubwo reka twumirwe. Hanyuma FARDC ikomeza gukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo. M23 ikavuga ko idashobora kuzihanganira iti M23 yakomeje ivuga iti AFC M23 irasaba abaturage ba Kongo n'umuryango mpuzamahanga gutanga ubuhamya bw'isubirwamo by'ibi bitero byibasiye abaturage b'abasivile. Yongera kwemeza ko yiyemeje kurengera no kurinda abaturage ndetse no gufata ingamba zose zikenewe kugira ngo umutekano wabo ukomeze kuba mwiza. Iyi ni M23 ivuga gutya. Nanga igaragaza neza cyane ko nayo igiye gutangira igikorwa cyo gusubiza FARDC. None FARDC iramutse isubijwe na M23 byagenda gute? Reka tubanze tumenye neza ngo aharwaniwe ni hagana he cyangwa se ni mu buhe buryo. Hari teritwari eshatu ngira ngo ufate mu mutwe. Hari agace ka Kabare. Reka duhere kuri Kalehe iri ruguru
ya Kabare ariko ikagera no mu gice cy'uburengerazuba bw'amajyepfo ya Kabare nanone. Hakaba noneho Kabare nanone ije igahura na Walungu ndetse igahura n'igice cyo muri bice bya Cyangugu na Kamanyola. Hanyuma tugafata ikindi gice gito cyane cya Fizi harimo ya Minembwe. Ubwo hanyuma hirya gato yakaba igice cya Uvira. Ibi rero hagagiye kuvugamo imirwano Fizi na Uvira cyangwa se yenda igice cyegera muri Kamanyola hagari bari kuvuga imirwano. Imirwano iri muri Kabare ndetse na Kalehe nta nubwo ari muri Walungu. Tugiye rero muri Kabare na Kalehe, Kabare ihura na Walungu ariko igahura n'ipfundo ryo muri Kalehe ry'amajyana ruguru mu gice cya ruguru ushyira uburengerazuba. Urumva ngo uvuye mu gice cya Kalonje cyangwa se fata agace ka Kalonje abazi neza ahantu Kavumu centre iherereye. Muri Kavumu ni muri Kabare. Okay. Kavumu ugana mu gice cya ruguru ugana iburengerazuba, amajyaruguru y'Iburengerazuba. Urajya mu gace kizwi nka Kalonje, uve muri Kalonje ugere mu gace ka Mbayo. Hanyuma ushobora kuva muri Mbayo gihita ujya mu gace ka Nyabantu, ugava muri gace ka Nyabantu, uyugana mu gice cy'uburengerazuba bw'amajyepfo, hita winjira nanone mu gace nyirizina gafatwa nka Kabare nka Kalehe, Kabare, Kalehe. Hanyuma aka gace ka Kalehe ukavamo winjira ruguru gato ya Musambi ya gace ka Musambia, ngo mu byerekezo wavuga byo muri Walungu. Iha handi twavugaga hirya gato ya Kalonje ariko ugafata inzira kujyana muri Matanda yo muri Shabunda igana nanone mu ntara ya Maniema ariko mu nguni nanone ihindukiza ikongera kagera kuri Kabare usa nk'uzamuka ujya muri Walikale. Ubwo ndumvize wazumvise. Tubareke igitero cya FARDC cyadutse muri kino cyerekezo nanone kigana Shabunda ubwo nyine n'igice gito cya Walungu Matanda barasa mu kerekezo cya M23 mu gice kigana Kalehe ndetse na Kabare icyarimwe. M23 yamutse ishubije inyuma rero ibino bitero byabo. Bivuze neza cyane ko izi lokalite za Shabunda, lokalite za Kalehe z'uburengerazuba bw'amajyepfo zaba zigiye guhura n'uva gusenya cyangwa kigiye guhinduka igitero cyerekezo gikomeye cya M23 mu gihe bafashe. Gusa ko mu gihe FARDC yabirije imbaraga M23 hari ibice by'ingenzi byavamo. Usibye tuno duce twavuzwe bakomeje gapanura intambara bya bisanga bari kwasonikira urugamba kurwerekeza ku kiyaga cya Kivu kugira ngo bafate Kivu bavanyemo Kavumu, bavanyemo ndetse na za Katana, bavanyemo ibyerekezo bitandukanye. Bagahita bafata Kavumu, bagahita bafata inzira igana muri Bukavu bazamukana ruguru mu gice cya Minova. Ubwo bahita bafungura intambara zerekeje ku mijyi ibiri ikomeye ariyo Bukavu ndetse na Goma. Ibyo none byahira FARDC cyangwa byahira M23 kurikije uko tubivuze. Wenda tuzamenya neza iby'iminsi imbere hatse. Ikatobo umutuzo ngiri kugaruka nyuma yuko habaye nanone imirwano ikomeye cyane ku rwego rudasanzwe. None kwa kabiri tariki 11 Kanama habaye ituze rikabije Ikatobo ni mu gace ka Banamulindwa muri groupement ya Kisimba muri territoire ya Walikale. Ni muri Kivu Amajyaruguru umunsi umwe nyuma y'imirwano ikomeye hagati y'inyeshyamba za AFC/M23 n'umutwe wa collective de mouvement de change de mouvement cyangwa se CMC. Bagaragaza ko iyi collective movement for change bagerageje guhangana na M23 kugira ngo bagire position babambura. M23 nayisubiza ishaka kwigarura position yarimo CMC Nyatura ariko biba icyago gikomeye cyangwa se bisa nk'ibigoranye cyane. Nkuko amakuru aturuka muri ako gace abitangaza, imirwano yatangiye kuwa mbere agana saa 8 z'amanywa ku isaha yo muri ako gace. Ubwo abarwanyi ba AFC/M23 baturutse mu gace ka Ihula bateraga ibirindiro zari bigaruriwe na Wazalendo muri Katobo. Ibi twarakubwiye tukubwira ko urwo rugamba rwatangiye kunuka muri ako gace, nako tukubwira yuko tuzagushakira amakuru ya nyayo yuko urwo rugamba rugenda ndetse nuko ruzarangira. Rugusoza ubutumwa rero nkuko amakuru azemeza cyangwa se nkuko bitangazwa nyirizina FARDC, nkuko bitangazwa FARDC yagerageje kwihagararayo na Wazalendo kandi bagerageza guhangana bitoroshye nk'abarwanyi ba M23 ngo arebe ko bababuza gukomeza kujya mbere. Guhererekanya amasasu byakomeje ku buryo buhambaye, amasasu akomeye nayoroheje bimara amasaha menshi kandi amasasu yumvikana kugeza ku masaha y'umugoroba tariki 10 ushyateka 11 bahanganye n'ubukana bw'imirwano. Abaturage benshi bahise bava mu zabo bajya guhungira mu ishyamba mu gihe ibisasu bimwe byanateje ubwoba mu midugudu ikikije kano gace kabiragamo imirwano, bibwira yuko nabo imirwano ishobora kubasanga mu ngo zabo.
Amakuru aturuka mu muryango wa muri groupement ya Kisimba n'umuyobozi ukavuga ko abarwanyi ba F23 birukanwe na Wazalendo bavuga muri Ihula, urabyibuka baza gutera muri kano gace, birukanwa na Wazalendo basubiza inyuma iti hano nagoma afite uburuhukiro musubiri yo muturutse bitaza ko abana bibi. Birangira koko M23 bayesuye agace bayikavanamo, ariko nayo igenda ivuga iti ahenga tuzagaruka nanga hani mu kwacu. Byanga bikunde M23 iracyafite ngo gahunda kuzongera guruka muri kano garere muri groupement ya Kisimba, nubwo inzigana muri Ihula isa naho yashyizwe mu blockade cyangwa se nkumirizi ya Wazalendo, kuri yo ngeye M23 kongera kubona ahitoborera ngize kwinjira muri kano karere. Kwa kabiri ibintu byakomeje kubazamwo agatuze gakeya, ariko ntago abantu basubize mu buzima busanzwe ku buryo bwuzuye. Abaturage bari barahunze amazu yabo, bari bakiri mu mashyamba batinya ko hakongera kubura intambara ndetse n'umutekano wabo ukaza mu kaga. Gusa kwiza muri amasaha y'igitondo turimo cyangwa se amasaha yo muri kuno wa 12 ukwezi kwa munani mwaka 2026 nta wundi mu Rwanda wigeze wumvikana, bisa naho abaturage umunsi abenshi bari buze kujya mu ngo zabo. Gusa ariko nta wizeye ko byarangiye 100%, kuko ngo nimba M23 yisubijwe inyuma inshuro nyinshi ikora igitero retaliate yongera kuza no gusubiza ikaza kwihorera, cyane cyane ko yitwa gusubizwa inyuma biba byiswe gutsindwa in defeat. Reka tubare dufate nk'urugero, uteye position irimo abasirikari 100 ba Wazalendo, mwimuteye wenda muri 150, hanyuma Wazalendo irakubise irinda gacirimo ibasubije inyuma igiye birukankaho. Buri muntu ukurasa mu mugongo akenshi akwicamo benshi kuruta uwo ukurasha uri kujya mu cyerekezo arimo umusanga, kuko inshuro nyinshi uyu nguyu urimo gusanga kumwibeta biroroshye kuruta uwo urguhunga guhereza ibitugu. Akenshi cyo kubitira reba inzega mukazajya muri inkewe. Rero nta wakemeza ko M23 batayibabaje ku rwego ruhambaye buryo no yategura igikorwa cyo kuzaza kwihorera. Nkuko bikomeza kuvugwa, uku kugaragara gushya k'urugomo kwaje mu gihe umutekano muke mu gace ka Walikale ukomeje kuvugwa cyane cyane mu groupement ya Kisimba. Imirwano hagati y'impande zitandukanye zirwana yakunze kumvikana mu byumweru bishize. Ubugizi bwa nabi bukomeje gukurura abaturage mu buzima busanzwe ndetse no guhunga ingo zabo, ari navyo bigaragara neza cyane ko bishyize mu kaga cyangwa se biteye inkeke abaturage batuye muri iki cyerekezo cya Kivu y'Amajyaruguru. Dukomeza kubiri kuvugwa, tugaruke ku bijyanye n'amasezerano y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuga ko u Rwanda rwereje abasirikari ibihumbi n'ibihumbi ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Kongo. Kavuga yuko u Rwanda rwagiye kwiyama by'agaciro rwitwikirije umutwe wa FDLR. Rwanda rukavuga ko Kongo nayo iri gutera u Rwanda cyangwa se gutera u Rwanda yifashishije FDLR, ariyo mpamvu ishyigikira FDLR, kandi ibyo bibangamiye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rudashobora kuzihanganira. Amerika yo ikavuga yuko u Rwanda rugomba kuva ku butaka bwa Kongo rugataha. Kuri ubu ngubu bisa naho n'ubundi biteye byakemuka neza uko ibibazo byo muri Kongo bizarangira ndetse naho bihurira n'u Rwanda nyirizina. Amasezerano rero cyangwa se ibyiganiro hagati ya Kinshasa na Kigali byagiye bikorwa inshuro nyinshi, kandi n'uyu munsi biracyakomeje, kuko Leta z'Ubumwe za Amerika ikiri umuhuza wizera neza cyane ko igihe kizagera impande zombi zikumvikana. Ubwo yatumirwaga mu gikorwa mu kiganiro cyabereye ku rukuta rwa X cya Stanislas Bujakela Chamala, inzobere mu by'isesengura Patrick Mbeko yatanze isesengura ry'uburyo Kinshasa yitwaye mu biganiro n'u Rwanda. Yibaza cyane cyane aho amasezerano y'ubwumvikane yasinyiwe na FDLR ahurira n'ibi ngibi. Kuri we ikibazo nyamukuru kirakomeje. Iki ni ikibazo ngo amasezerano azageraho koko nimba azagera ku nsinzi, kandi se Kigali ngo izatakaza ingingo yayo nyamukuru y'umutekano kubera Kinshasa ijyanye amasezerano na FDLR. Nibyo uyu mugabo Mbeko yibaza Patrick. Uko uyu musesenguzi abivuga, uko u Rwanda rusobanura ikibazo ntabwo ari ikibazo cyo gukoresha ingamba gusa. Ashimangira ihame ngo ry'ingenzi ry'ibiganiro byose kumva porogaramu y'umwanzi wawe aho kwihambira ku byo ubona. Mitekerezo bye Kinshasa yakoze ikosa rikomeye ryo gushyira amagambo agaragaza ko FDLR bajyanye mu biganiro rusange hakiri kare, bityo bashobora kuba bari kugwa mu mutego ng'u Rwanda. Umutego avuga ko u Rwanda rwagaragaje kuva mu ntangiriro z'ibiganiro, cyane cyane mu gitabo cye yavuze ko hari umutego u Rwanda rwagiye rutega Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gitabo cya page 78, ari umutego wa FDLR koko ngomba kwemera yuko bakorana
none Kongo kuba yaremeye ko igiye gukorana ibiganiro na FDLR ni ikigaragaza neza ko ibyo u Rwanda rwavugaga ari impamo, hari ahantu bahurira na FDLR, hari uburyo bavugana na FDLR kandi ari imipango bafitanye na FDLR, ku buryo n'uyu mushinga ngo w'ibiganiro cyangwa se amasezerano hagati ya Kongo na FDLR ushobora kutazemerwa na gatoya. Patrick Mbeko avuga ko igitekerezo kibirimo ko muri kana karere kigoye cyane cyatanzwe na Pierre Kanetsa ku ngamba ngo z'u Rwanda. Kigali ivuga ko yanze iterabwoba rya FDLR kugira ngo garagaze politike yayo y'akarere. Yibuka kandi icyo yise precism of Israel, ni ukuvuga ingeso y'umuryango mpuzamahanga gusesengura ikibazo cya Kongo ikoresheje isura ya jenoside yo mu Rwanda. Niko banditse ngo mu 1994 umurage w'icyaha cy'uburengerazuba ya Kigali ngifitemo uruhare, ngo kubwe ngo Kigali ikoresha ubuhanga bwayo uburyo ivuga ko bwamaze kwemerwa cyangwa se kwemerera u Rwanda gukora nta mpungenge mu ntambara ya mbere ya Kongo. Ubwicanyi bwakorewe muri iyo raporo cyangwa se bwakozwe muri Kongo bigashyirwa hanze muri raporo ya Loni yasohotse mu mwaka wa 10, ngo kuba hagenderwa ku ihame rya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bituma ngo kwinjira muri Kongo ku Rwanda ngo bizumvikana bitewe nuko abo muri Kongo bitwa abajenosideri aribo ba FDLR, kandi u Rwanda rukaba rwaremejwe ku mugaragaro yuko rurwanya ingengabitekerezo n'abajenosideri bose. Uyu musesenguzi agaragaza ko imbogamizi za tekinike z'abaganira muri Kongo cyane cyane amasezerano ya Washington nk'uko abivuga ngo nta hamwe hagaragaza ubwizi bwa nabi bw'u Rwanda. Avuga ko Kigali yatangije igitekerezo cy'ingamba zo kwirwanaho. Ijambo uruhande rwa Kongo rusa nkaho rwananiwe gusobanura cyangwa se gusobanukirwa, bigatuma habaho urujijo ku cyo Kinshasa igomba gukemura mu buryo bufatika. U Rwanda ntabwo rwigera ruvuga yuko rwinjiye muri Kongo gutera igitero rwiga FDLR. Kongo ivuga ko u Rwanda ruri muri Kongo, u Rwanda rukavuga ingamba z'ubwirinzi ziri ku mipaka. Kongo ngo gutsindira ijambo byaranze kugeza magingo aya biracyawigoye cyane cyane kwemeza amahanga ko ari igitero cy'u Rwanda kuri Kongo, mu gihe u Rwanda ruvuga ko ari ingamba z'ubwirinzi ziri ku mupaka. Ibyo navyo nakandi gatego baguyemo kakamashu buryo kuzotumvisha amahanga ko Kongo iri kurwana n'u Rwanda bizagorana, kandi uko bigoranye niko nanone insinzwi yabo ikomeza ngo kuba izamuka cyangwa se ikomeza kwiyongera muri rusange. Nubwo bikomeza gutangazwa gutya, ariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubundi bwoba n'ubwoba bugana ku gihugu cy'u Burundi. FNL Nzabamema Red Tabara ni imitwe ubu ngubu isa n'ihagurutse ivuga ko yifuza igitero cyeruye ku gihugu cy'u Burundi nayikorewe ku butaka bwa Repubulika ya Kongo, nubwo FNL Nzabamema ivuga ko ifite n'ibyicaro i Bujumbura. Amakuru amwe ashimangira cyane cyane ko u Burundi bwatangiye gusaba Kongo ko bakora intambara yeruye muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse bakora intambara yeruye mu gukurikirana M23 aho iri hose, haba mu Minembwe, haba muri Uvira, ibice bya ruguru byose. M23 bakayigiza inyuma mu metero byinshi kugira ngo bizeze umutekano igihugu cy'u Burundi. Bati niba twaraje gutanga umusada ku gihugu cyanyu, niba twaje kubafasha guhangana n'umwanzi, gute twe twakomeza kwemera ko umwanzi aba ku butaka bwanyu ashaka gutera ubwoba igihugu cyacu? Burundi buvuga ko Red Tabara, FNL bose ari abakozi b'u Rwanda bafite gahunda kuzajya guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Gusa u Rwanda rwarabihakanye. Icyakora u Rwanda narwo rwanze gutanga aba Red Tabara, ngo bamwe bashatse guhereka ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza mu mwaka wa 2015, ari nacyo Burundi buhera buvuga ati none nimba mudakorana kuki mutabaduha ko twebwe dufashe FDLR tubabaha twabahereza. U Rwanda rwo rugaragaza neza cyane ko byaba bitanyuze amategeko mpuzamahanga, ariyo mpamvu badahitamo gutanga baje babahungiraho nk'uko amategeko ngo ayo buhunzi abyemeza. Kugeza ubu ubwumvikane bucyo hagati ya Kigali na Gitega nabwo bukomeje guteza inkeke ikomeye ko bishobora kuzarangira mu gihe Red Tabara na FNL baba bateye ku giti cyabo byitirirwa u Rwanda nk'uko M23 yitiriwe u Rwanda. Kuri inshuro ho bishobora kugorana cyane gukomeza intambara ku Rwanda hagati y'imitwe, mu gihe ishobora guhita intambara yeruye y'akarere, ibihugu muri rusange bikisanga muri intambara ku buryo bweruye, aho Kongo, Burundi n'u Rwanda noneho barwana mu buryo bwa nyabwo ku buryo bugaragara. Hakibazwa ikibazo kimwe, Tanzania, Kenya ndetse na Uganda nk'ibihugu za bugufi nabyo bishobora guhita bifata uruhande kagira igice byerekezamo mu gushyigikira muri iyi ntambara, aho Uganda na Kenya bivuga ko bishobora gufasha igihugu cy'u Rwanda mu kwirwanaho mu gihe intambara ibaye, hanyuma Tanzania n'ibindi bihugu bikaba byafasha Burundi na Kongo kurwana intambara. Gusa ko benshi bavuga ko intambara nk'ingiyi nta kintu yabigiye kumara kare usibye kongera kukadobza, na kare kagira amahoro ku buryo bugaragara igihe kigera ku myaka 40.
usibye n'iyo myaka 40 ntirashira akarere kose gatekanye nyirizina nta kibazo cy'intambara kiri kuvugwamo. None kugeza ubu njye nawe twemera iki? Amahoro agiye kuzaboneka muri kano karere binyuze muri iyi nzira? Mbwire muri comment. Uri inshuti nziza ubwe neza amahoro.